nyamara koko ubanza noneho bidashidikanywa aho u Rwanda aricyo gihugu gifite abakobwa beza muri East Africa yose. Ku munsi w'ejo nibwo umuhanzi Livan wo mu gihugu cya Tanzania yagize gutya agasohora indirimbo yahimbiye abakobwa beza b'u Rwanda, maze benshi mu basore ndetse n'abagabo bikundira gucubwa bahita batangira kujya ku mbuga nkoranyambaga barandika bati nyamara ibi bizungerezi bya Kigali ubanza biri busiga imifuka y'abasore ndetse n'abagabo muri Afrika biyararitse. N'abatindiye rero ni munyemerere turebere hamwe top 10 y'abakobwa 10 bahiga abandi mu bwiza hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange. Turahera ku mukobwa wa 10 uhiga abandi mu bwiza, ariko uri buze gutungurwa n'umukobwa turi busange ku mwanya wa mbere ndetse n'uwa kabiri, cyane ko abakobwa badakunzwe no kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa Muheto Divine uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Miss Gikundiro. Uyu bwiza bwe bw'umwimerere buzira make-up bwatumye amashusho yakwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ngo kwifotoza bidasaba filter nk'abandi bakobwa bahana Nyarugenge. Bikaba ari nabyo byatumye tumushyira ku mwanya wa 10 hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Ku mwanya wa 9 ho turahasanga umustar akaba n'umunyamideli Yorode Queen. Yorode Queen we ubwiza ndetse n'imiterere afite ni musaga gupostinga ifoto nyinshi kugira ngo zikunde zikwirakwire ku mbuga nkoranyambaga. Ifoto imwe gusa ibihagije kugira ngo ibitangazamakuru bitangire kwandika ndetse n'abastari batangiye kugenda bamutumira ngo baganire. Kugira ngo wumve buryo cy'imiterere ya Yorode Queen irenze, tekereza Yorode Queen wa postinze ifoto ku rubuga rwe rwa Instagram igashitura Derek umuhanzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze akamutegera indege Yorode Queen akamusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarangiza Derek akamucubwa akamuhereza ibiceri umukobwa akigarukira i Nyarugenge. Ubwiza ndetse n'uburanga bwa Yorode Queen butagira uko bungana bwatumye akurikirwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ari mu bastar ubu ngubu bakurikirwe cyane ku rubuga rwa Instagram. Akaba ari nacyo gitumye uyu munyamideli Yorode Queen tumushyira ku mwanya wa 9 mu bakobwa bafite burangaza haba hano muri East Africa ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa ukiri muto ukiri kuzamuka gusa nawe ufite ubwiza butangaje. Uyu nta wundi ni umwari Totine, akunda kuvugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga nk'umu content creator Musinga, binavuga ko ari mu content creator yoboye abandi ba content creator hano mu Rwanda. Uyu Totine yamenyekanye nk'umukinnyi wa filime, ariko nanone akajya akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, aho benshi baje no kuvumbura ko Totine nawe ari mu bakobwa bafite ubwiza ndetse n'uburangaza. Ku mwanya wa 7 turahasanga umustar akaba n'umunyamideli Bianca we azwiho gukora utuvideo ari kumurika imideli, ariko utwo tuvideo tukagenda turushaho gukurura abatari bake ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko igitsina gabo, akaba ari nabyo bitumye tumushyira ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga umunyamideli ndetse akaba n'umukinnyi wa filimi Mutako Sonia. Ubundi akazi ka Mutako Sonia ni beauty fashion and model. Amafoto ndetse n'amashusho ya Mutako Sonia agaragaza ubwiza bwe, ikindi kandi agakurura n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Icyizere yigirira, kumenya kuvugira imbere y'abantu ndetse n'ubwiza bwe butangaje, ibyo byose nibyo bitumye Mutako Sonia tumushyira ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 turahasanga Miss Nyambo. Uyu Nyambo nawe murabizi n'umukinnyi wa filimi, yagiye akina n'abastari bagiye batandukanye bakomakomeye hano mu Rwanda, ikindi kandi akagenda akina role ukabona ko ari kugenda byitwaramo neza. Nubwo kenshi Nyambo akunda gukina role z'abana bo mu bakene cyangwa se abana bo mu giturage, ariko ubona ko isura ye ikomeza kugenda idomina ku buryo nubwo abari gukina iyo role ariko ubwiza bwe bukomeje gukurura abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bakajya no kureba filimi atari cyo kibajyanye, ahubwo ari ukugira ngo birebere ubwo bwiza bwa Nyambo bwabazonze imitima. Gusa nubwo Nyambo twamushyize ku mwanya wa 5 mu bakobwa bafite ubwiza burangaza, ariko ubu tuvugana Nyambo yamaze kubona umugabo, harabura gukora ubukwe gusa ubundi agahita ava mu bakobwa akajya mu bagore. Ku mwanya wa 4 turahasanga umustar ndetse akaba n'umushabitsi Shadibo. Akaza akora mu buzima bwe bwa buri munsi ni event hoster, commercial influencer. Amashusho ya Shadibo ari kuyobora ama event agiye atandukanye, ni agenda arushaho gukurura abatari bake ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko igitsina gabo, akaba ari nacyo gitumye tumushyira ku mwanya wa 4 nk'umwe mu bakobwa beza u Rwanda rwigeze kugira. Ku mwanya wa 3 turahasanga umustar ufite ubwiza butangaje Keti Bashabe. Uyu we ntakunze kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko yagize gutya akagaragara ku mbuga nkoranyambaga impaka ziracika. Akaza akora real estate cyangwa se ibijyanye no kugurisha ibibanza, fashion design cyangwa se imideli mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu we utagira ngo ubwiza bwe bugendera aho ngaho, kuko ubwiza bwe bujyana n'amafaranga, ubwenge ndetse n'ubushabitsi. Ubundi kuri izi mbuga nkoranyambaga hari teori yari yavugaga ko kuba ufite ubwiza, ubwenge, edaheri muba mwatandukanye, ariko kuri Keti Bashabe we siko bimeze, ko Keti Bashabe afite ubwiza ndetse n'ubwenge n'amafaranga no gushabika. Uyu Keti Bashabe akorana n'ibigo byinshi by'ubwubatsi mu cyo bita real estate, afite inzu ye y'imideli mu cyo bita Bashabe fashion. Ikindi kandi Keti Bashabe urenze kuri ibyo ngibyo afite fondasiyo y'abana afasha, akabishyurira amashuri, akabamenyera buri kimwe cyose. Ibyo byose akabikora nta nyungu zindi bategerejeho uretse gusa gukorera umugisha. Keti Bashabe yabajijwe ku kijyanye n'uko yazashaka umugabo, avuga ko igihe cy'umugabo kitaragera, ariko nikigera nabyo azabipanga. Akavuga ati ubundi se umugabo amushaka kugira ngo abone iki? Sabana, niba ari abana ndabafite mfasha, kandi abo bana ndabakunda cyane ku buryo mbakunda nkumva ko nta kindi kintu nabasimbuza. Ku mwanya wa 2 turasanga Miss Mutesi Jolly, ni Vice President wa East Africa, ni business consultant,
ikindi kandi akaba event hoster ndetse na public speaker. Kugira ngo wumve uburyo ki Mutesi Jolly arenze, akora akazi ko kuyobora amarushanwa y'ubwiza ku rwego rwa Afurika ndetse n'ubushabitsi mu nzego zose za business. Mutesi Jolly we atandukanye n'abandi ba star twavuze hejuru bose kubera ko afite ikinyabupfura gitangaje. Ikirenze kuri ibyo, akaba ari n'umunyamafaranga ndetse akaba ari n'umunyabusiness ukomeye cyane hano mu Rwanda, cyane ko ejo bundi yanatangaje ko yujuje inzu ihagaze miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, ibintu byakozwe n'abastari bake hano mu Rwanda. Ufite ubwenge bwinshi ndetse n'ubwiza byo ntitubigarukaho, ahubwo icyo turi bugarukeho ni uburyo Miss Mutesi Jolly ariwe musitari w'umunyarwanda uje ku mwanya wa kabiri haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Ku mwanya wa mbere ho turasanga Miss Photogenic 2019, Miss Uwase Muyango Claudine. Uyu we uretse kuba ari umuhosta, ejo bundi yavugishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ubwo yasabaga agatanya hagati ye n'umugabo we Kimenyi Yves, maze bajya kureba imitungo ye bagasanga nta kintu cye na kimwe kimwanditseho uretse boîte yaguriye umwana yonyine. Maze benshi ku mbuga nkoranyambaga bati ni ibyo byanyu, bati ntabwo twibaza ukuntu umuntu ashobora kuba yaraguze imodoka ya miliyoni 120 yarangiza nayishyire mu mazina kubera ko yarazi ko agiye kugabana n'umugabo ku bwiza ndetse n'ikimero gitangaje. Miss Muyango Claudine niwe wegukanye umwanya wa mbere. Muyango Claudine uramutse umurebye mwegeranye ushobora kugira ngo ni marayika ubonye, cyane ko rwose ngo abashayininga, ikindi kandi akaba nta kintu atakora ngo abone amafaranga. Miss Muyango Claudine akora akazi ka business, agahostinga, akayobora ibitaramo ndetse n'ibindi bintu byose bifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Mwakoze cyane kubana natwe, niba ugejeje kuri uyu munota ukiri kureba iki kiganiro, making sure ko wakoze subscribe, like, share na comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi.